save the lost and get glory to yourself. We ask in Jesus Christ's name. Amen. ndagushushaho kurikesha Bw'Arnold TV Imana igumugisha. Intwari ikaze mu kiganiro Branham aravuga. Benshi muri mwe mumaze kumenyera ko gitambuka buri wa kabiri saa 12 z'umugoroba kuri Bw'Arnold TV. Iki kiganiro kivuga ku nkuru Umuhanuzi Imana yatwereje muri kino gisekuruza cya nyuma William Marion Branham atubwira, ndetse akanakuraho n'icyigisho gifasha imitima yacu ndetse n'ubugingo bwacu. Iki kiganiro mukigezweho nanjye Ninzigabo Madadire Kabe. Uyu munsi turavuga ku nkuru dusanga mu kibwiriza Umuhanuzi William Marion Branham yabwirije mu 1956 tariki 10 z'ukwa 9 akita Azusa Jubille. Mbere na mbere tubanze twibaze duti intwari ni iki? Witwa intwari kubera ikintu cyiza wakoze utagambiriye guhembwa cyangwa se kugororerwa, ahubwo ukagikora kugira ngo ubashe kurokora ubuzima bw'abandi. Muri make witwa intwari kubera ko witangiye abandi bantu runaka. Branham mu kibwiriza cyavuzwe haruguru atubwira inkuru y'uwitwa Arnold. Uyu yabayeho mu kinyejana cya 16 mu gihugu cy'ubusuwisi. Mu myaka y'1386 igihugu cy'ubusuwisi cyatewe n'ingabo zikomeye cyane, ndetse izo ngabo zitangira kwegukana imijyi imwe n'imwe ndetse n'uduce tumwe na tumwe tw'ubusuwisi. Ariko mu Busuwisi bamwe mu baturage baritanga, bemera kumena amaraso yabo, bajya kurwanya n'umwanzi ngo barebe ko bakiza ubuzima bwabo ndetse n'ubwo abaturage b'Ubusuwisi. Mu by'ukuri abo baturage b'Ubusuwisi ntibari abasirikare cyangwa se ngo babe barabyigeze, ndetse ntibari baranigeze batozwa iby'urugamba, kandi bari bake cyane ugereranyije n'izo ngabo zari zabateye. Mu gihe izo ngabo zari zabateye zo zari nyinshi cyane, zifite n'intwaro nyinshi cyane kandi zaratojwe iby'urugamba. Birumvikana ko zari impande ebyiri ziriho ingabo ziteguye kurwana, uruhande rumwe ruriho ingabo nyinshi, urundi ruhande ruriho ingabo nkeya cyane bishoboka. Abo baturage b'Ubusuwisi bari bishyize hamwe, bagihagaze aho ngaho nta cyizere bafite, batekereza ku miryango yabo igiye kwishwa, ingo zabo zigasenywa, ndetse imidugudu imwe n'imwe y'icyo gihugu ikabasha gusibangana. Muri bo hasohokamo umugabo witwa Arnold. Arababwira ati, bene data b'Abasuwisi, uyu munsi ndatanga ubuzima bwanjye kubw'igihugu cyanjye cy'Ubusuwisi. Baramubaza bati, ese ibyo uvuze urabikora ute? Arababwira ati, hariya hakurya y'iki kibaya hariyo umuryango wanjye muto, umugore wanjye ndetse n'abana banjye bato. Barantegereje ko mu by'ukuri ntibazongera kumbona ukundi, kuko uyu munsi ndahara amagara yanjye nitangira igihugu cyanjye. Baramubaza bati, ese ibyo uvuze urabikora ute? Arababwira ati, buri umwe wese muri mwe ufite intwaro abashe kunkurikira kandi agerageze kurwana uko ashoboye kose. Nuko Arnold arasakuza cyane agira ati, dukeneye umudendezo. Ajugunya intwaro ze zose yari afite, atangira kugenda asanga umwanzi. Amacumu meza menshi cyane asongosoye yari amuhanzweho, ariko akomeza kugenda abasanga. Ageze imbere yabo neza, azamura amaboko hejuru, arongera arasakuza ati, dukeneye umudendezo. Nuko izo ngabo zose zihita ziterera icyarimwe amacumu yazo zari zifite mu gatuza ka Arnold. B'abaturage b'Abasuwisi nabo bahita bafatirana izo ngabo mu gihe zashakaga gufata izindi ntwaro ndetse no gukura amacumu yazo muri Arnold. Nabo bahita babahukamo, barabica, barabamara, kuko nta ntwaro n'imwe bari basigaranye mu ntoki zabo. Uyu mwanya yivuze Arnold mu Busuwisi, benshi bararira kuko yatanze ubuzima bwe kugira ngo amahoro atahe mu Busuwisi. Oh
umuhanuzi Imana yatwohereje muri kino gisekuruza cya nyuma ariwe William Marion Branham yanzura agira ati umunsi umwe abana ba Adamu baraneshejwe, amategeko, abahanuzi n'ibindi byose biraneshwa. Branham akomeza avuga ati ariko hariya hakurya mu ijuru hari uwateye urutambwe arahagarara, uwo yita umwana w'Imana. Nuko umumarayika aramubaza ati ese ugiye gukora iki? Umwana w'Imana ati ndamanuka njye ku isi nanga ubuzima bwanjye maze ncungura abana ba Adamu baguye. Nuko azi Karuvari aterwa icumu risongosoye, yemera guca mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Ni nahangaha dusoreje ikiganiro Branham aravuga cy'uyu munsi. Ndagushimiye uko ukomeje kudukurikirana. Musaba kandi nimba uri mushyashya nawe kuri Shalom TV usiga ukoze subscribe kugira ngo ubashe gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Kandi ushobora no kongera kudukurikirana kuri Instagram, kuri Facebook, kuri Twitter, hose wandikamo Shalom TV. Imana ibahe umugisha naho ubutaha.